Reka tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tuvuga ngo amahoro y'Imana nabe muri mwebwe aho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Ndashima Imana yuko Imana yongeye iduhaye amahirwe yo kongera kugera hano kuri Zaburi nkunda, Zaburi y'umunezero, Zaburi y'umugisha. Nkuko bisanzwe rero ahangaha murabizi neza ko ari aho duhembukira mu buryo bw'umwuka ariko no mu buryo bw'umubiri. Rimwe na rimwe hari igihe tubigisha uburyo mwakwiteza imbere kandi Imana ikabagirira neza. Rero nkuko mubireba twakiye umutumirwa Imana yahaye amavuta, yaba ari amavuta yahangaha mu buzima bwo mwisi ku mubiri Imana yarayamuhaye, ndetse no mu buryo bw'umwuka amavuta arayafite. Ngira ngo murimo muramureba, sinavuga byinshi ariko ikintu ni kimwe ndumva twamuha umwanya akabanza yabibwira kugira ngo dutangirane ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe. Tuguhaye umwanya mwene data mushiki wacu. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Dorote Uwimana. Yego, ndi umukobwa, ndi umukristo. Imana ibahezagire. Urakoze. Arakantu ucanzemo karamfasha karanezeza. Uravuze ngo Imana ibahezagire. Umva barundi rwose nyamuneka umva dore wagira ngo ni mwene wayo. Buriya waruzi neza ko abarundi bakunda gukoresha ijambo bavuga ngo Imana ibahezagire. Imana ibahezagire, buriya sinzi ijambo Imana ibahezagire, buriya Imana ibagirire neza, siko bishatse kuvuga. Imana ibahezagire, Imana ibahereza umugisha. Kwezagirwa no guhabwa umugisha, kwitabwaho n'Imana. Okay, Dorote watubwiye ngo ni umukobwa ushima Imana. Muri makeya ubu ngubu hagize n'uvuga ati ngiye mpisemo kuko wenda nagushaka cyangwa se wenda kuko twakubaka urugo, ubu bishatse kuvuga ngo ubu aka kanya uri ku isoko cyangwa se hari sheri wabonye? Sinavuga ngo isoko cyangwa burya kuko isoko nyine menyereye ko isoko bashiraho ibintu bagashiraho ibiciro byabyo, ariko gahunda niyo Uwiteka. Oya Dorote wayatubwiza ukuri kuko baka kanya hari umuntu ukurikiye Zaburi nkunda ashobora kuvuga ati uriya mukobwa ndamubonye ndamukunze, sibyo? None kandi yanatanze nimero ziwe, sibyo? Kandi mfite gahunda yo kubaka, mfite gahunda yo gushaka. Imana yavuganye nanjye yuko ngomba gushaka. None Dorote ngomba Imana impuje nawe ikintu cyaka kugira ngo hagati yaho ngaho ukure mu rujijo, sibyo? Sheri arahari. Akuko ni agatego. Twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni agatego. Uhari ariko wa wundi naza kumenya neza kuvuze ngo nta uhari barakumera na. Navuze ko gahunda ari y'Uwiteka. Reka dutegereze Imana icyo yagambiriye, isaha nigera kizasohoka. Mu yandi magambo isaha yageze bishobora gutungana. Hari indirimbo iri kumfasha kuko wabibwiye, sibyo? Wabibwiye ariko hari agakorasi gatoya kari kumfasha twaka gatera asigaye ubundi ndumva twakazamukiramo amavuta akazamuka buhoro buhoro kugira ngo hagire byibura abantu bafashwa nayo. Hari indirimbo ivuga, hari agakorasi kavuga ngo ihanganira igicuku utegereze igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Ihanganira igicuku utegereze igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Ngo ihanganira igicuku utegereze igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Ihanganira igicuku utegereze
itegereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzacya 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 ngwihanganira igicuku utegereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzacya ngwihanganira igicuku utegereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzacya 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 haleluya haleluya impamvu numvishe iyi ndirimbo inzamo cyangwa se iyi ndirimbo inyihasemo numva ndi gufashwa Dorote wabyumvishe hari igicuku abantu bahagaze wabyumvishe hari igicuku umuntu ageramo bishatse kuvuga ijoro ni ikintu kibi burya ijoro waritambutsemo hari ikintu ushobora guhura nacyo kikaba cyakugirira nabi wabyumvishe neza iyo urimo gutambuka mu gicuku hari igihe hashobora kuba hari ibandi rikaba ryagutera ibuye rikaba ryagukomeretsa yego cyangwa se umugira nabi akabasha kwihisha muri rya joro yego akaguterera muri rya joro yego ariko bishatse kuvuga iki nubwo iri joro ryije ariko rizagira gute rizacya amaherezo rizagira gute rizacya hari umunsi wo kwira rero uri kumva hari igihe ijoro ryira yego ku bantu badukurikiye babyumve neza hari igihe umuntu arwara indwara yego ijoro rikira kuri we yego akamara imyaka 5 kuri we riba bimeze nkaho ari ijoro ryije uri kumva umuntu akava umukobwa akagira imyaka 35 wabyumvishe adashaka wabyumvishe ijoro buriya riba ryamwiriyeho uri kumva ariko buri gihe rigiye kwira haba hari ikintu cyatumye kugira ngo ryire yego haba hari abarozi bahagurutse kugira ngo rya joro ryire wabyumvishe neza numva ndi gufashwa tugiye kwatsa imbaraga ahantu tugiye kwatsa umuriro hano hantu kugira ngo dutangarize abarozi dutangarize n'abapfumu ko mwijuru hari Imana yego wabyumvishe igitondo kiri hafi Imana ishimwe ayiwe haleluya nubwo bwije yego nubwo ubukode bubamereye nabi wabyumvishe nubwo ababuze amashuri yo kwishyurira abana ariko tugiye kubatangariza yuko hejuru hari iki hari Imana ishimwe yego haleluya umunsi umwe ku kidendezi cy'Bethesda hari umuntu yaharwara imyaka 38 ijoro ryari ryarije yari bwamwiriyeho hari igihe bujya bwira yego kandi buriya ririya joro rijya kwira kuri uriya muntu bavuga yuko yari yazanywe n'abakuru be na bene wabo bamuta ku kidendezi wabyumvishe barangize kwa musiga barigenda ijoro rimwiriraho wabyumvishe ariko Yesu ahageze ijoro riraca yego nukuvuga ngo iyo Yesu ahageze ibintu biratungana ibyo bari baravuze yuko tutazabaho iyo Yesu ahageze avivura kubaho haleluya Imana imbaza nukuvuga ngo iyo Yesu ahageze akora icyumutse ku manywa ku mugaragaro wabyumvishe muri karitsiye bikamenyekana yuko Yesu yahageze yuko Yesu yageze kuri Doroteya ngo yahanyura ngo yahanyuze ku kidendezi ako kanya yitemberera gusa wabyumvishe icyo mubwira ati korera uburiri bwawe tugiye kubwira abantu bari kuri Zaburi nkunda nubwo bwabiriyeho nubwo bameze nubwo bimeze nabi nubwo bwaba bwiza iyo Yesu yahageze arakubwira ngo tera uburiri bwawe banze byumve neza Doroteya iyo ahageze yageze kuri kiriya kidendezi nago yigeze amubaza ngo abantu bakuzanye hano bagiye nago abantu bakuzanye hano ese ni bande bakuzanye baje kukumaza iki
icyambere cyo Yesu yarazi ikibazo afite ni ukuvuga ngo iyo Yesu azi abazi neza ikintu agomba kukomora yego abazi neza ikintu cyakubabaje yego iyo aje kugukiza ntago yita ku barozi bakuroze nta nubwo yita ku magambo bagize gute bavuze Dorote numva ndi gufata uyu turashaka kubwira abadayimoni kuko nuko byagenda kose ijambo Imana yavuze ntago rijya rihera Irihera rirasohora Imana ishimwe Alleluia Imana ishimwe Dorote twabonye Imana ikora twabonye Imana ivuga nawe ufite ibihamya n'ibimenyetso Komana Imana ishimwe kubugeze iyi imyaka ntazi yari nuko wabonye Imana nuko wayibona yego hari igihe rero ijoro ryira yego ariko nubwo gira ntabwo Imana iba yacecetse bujya bucya igihe kiragera bugake Imana ishimwe hari umuririmbyi wigeze kuririmba aranezeza ngo hari igihe imvura igwa ikagwa ariko ngo hari igihe gira igahita mu yandi magambo hari igihe iyo imvura igiye kugwa nyine nawe urabyumva habanza gukubitamo inkuba hakazamo imirado ibintu bigahinda ibintu bigakomera baba we ariko nyuma yo gukomera imvura ikagwa ariko nyuma yo kugwa hagaragaraho guhita Imana ishimwe wabyumvishe noneho rero sasa nanagira ngo tubwire abantu badukurikiye hano kuri Zaburi Nkunda twatugiye ngo tubabwire ngo nubwo inkuba zakubise yego nubwo imirabyo yarabije yego wabyumvise Dorote nubwo ibintu byakomeye nubwo intambara zaje nubwo uburwayi bwahagurutse bugahaguruka kubarwanya nubwo abarozi bahagurutse nubwo ibitega byahagurutse bakabyohereza yego wabyumvishe nubwo ibyo byose babikoze wabyumvishe inkuba zigakubita ibintu bikarabya ariko nagira ngo utangarize ngo nubwo imvura yaguye amaherezo igiye guhita Alleluia amaherezo igiye guhita turagira tubabwire ngo amaherezo igiye guhita mwihanganire igicuku mutegereze igitondo yego ndumva ndi gufashwa cyambere numvisemo no kwihangana urabyumvise yego nukwihangana ikindi cya kabiri ugategereza ubundi ibindi bikikora Alleluia Imana igatabarukana insi Alleluia ayiwe Imana ishimwe Yobu ejo bundi yaravuze ngo ijya yimura Alleluia imisozi itagize gute itayiganira Imana ishimwe yarangiza ikayibikana uburanga Alleluia Imana ishimwe ni Imana ivuga igishoboye gukora dushatse kuvuga ngo niba hari Imana yavuganye nawe ihangane waba uhagaze mu gicuku uyu munsi waba uhagaze mu burwayi bwemereye umutima wawe waba uhagaze mu bigeragezo bikugoye ariko ngera ugirira Imana icyizere ongera ukomere mwene data ugirira Imana icyizere iyavuze no kubikora ntizabikora niko Bibiliya yambwiye ihangane yaje kavugana nawe ngo mwana wanjye igirire icyizere Alleluia Imana ishimwe igitondo kijya kiza umuririmbyi ejo bundi aherutse kuririmba aravuga ngo murinzi we ngo menyesha igihe hari ahantu yageze Imana ishimwe ndanezerwa haravuga ngo mbese murinzi ijoro rigeze he aramubwira ngo burije ariko nubwo bwije bugiye guca Imana ishimwe bivuze ngo hari igihe umuntu ajya ahagarara mu mwijima ukamubundikira mbese n'abari kumubona ntibamubone kuko ahagaze mu gicuku kijimye cyane we kimutwikiriye cyaba ari umwijima w'amagambo waba ari umwijima w'uburwayi waba mbese ari ibibazo mbese n'ibigeragezo by'ubukene ntihagire ugucira akaruru utega ariko Kristo yahageze arakubwira ngo ikorere ibibazo byawe yego Imana ishimwe Alleluia twibutse imirimo y'Imana twibutse imbaraga z'Imana umuririmbyi aherutse kuririmba wo mu Gatenga ni Holy Nation iravuga ngo dusubize amaso inyuma iravuga ngo dusubize amaso nawe usubize amaso inyuma uyu munsi waba uhagaze mu kigeragezo ariko ejo Imana yaragutabaye ejo hari ikintu wabonaga bitari gukunda Imana iragikora uyu munsi nje kukubwira ngo ngera usubize amaso Yesu we
wibuke urebe mbese wongera ugirira Imana icyizere Imana ishimwe Imana ni nyembaraga Imana aleluya mbese hari ukuntu ntago ari gikubwiye ngo dusubiza amaso inyuma ntago ari ngo gikubwiye ngo bivuge uri kumva yabaga dusubiza amaso inyuma ngo bavuga yuko tutazabyara ngo ariko turangije ngo turabyara ngo bavuze yuko tutazashaka ngo ariko barangije turashaka bavuze ko tutazabaho ariko ngo turangije tubaho barangije tubavuga yuko umurwa wa Kigali tutazawubamo ngo ariko tuwubamo none bareka tubwira abantu bari mu mahanga bavuze ko batazajya imahanga none bari imahanga bavuze ko batazabyara none barabyaye yewe we Imana ishimwe bavuze yuko batazaheka ariko barahetse ariko Imana ishimwe niko bavuze baravuga ngo dusubije amaso inyuma ibyo byose ngo byagize gute ngo byarakoretse byaremeye undi muririmbyi aravuga ngo muri Yesu biremera gusaba no kubamo neza Aleluya bijya byemera bijya bikunda wowe gumamo neza sivyo Jehova Jire yaravuze ngo niba uri muri Yesu neza gumamo intambara ntizigukuremo ibibazo ntibigukuremo ibigeragezo ntibigukuremo kwangwa n'imiryango ntibigukuremo mbese hagararamo neza ushikame Kristo agusanga aho yagusize sivyo yego Kristo agusanga aho yagusize ndumva Imana niba yaravuganye nawe ngo ntuzaseba akakubwira ngo ntizagukoze isoni niki kiguteye kwiba niki kiguteye gutendeka kitazemera kumwara umuririmbye yavuze ngo na nyuma ya zero irakora none wowe wari wagera kuri zero niba waranayigezeho girindirira aho ngaho yego rata yitegererezaho yewe iyo mfashijwe akira iyo mfashijwe reka nkwiye nkubwira buriya nuko nta turo mfite mu mufuka bamise ndi guhereza buriya iyo umuntu avuze Imana neza akamamaza Imana neza mba numva nahita muhitura ariko Imana yo mu gihugu cyo mwijuru ibireba yuko uvuze Imana neza waraturengeye Imana ihimbaza rero tugomba Imana no naga ariko se kukivuza ngo bana waraturengeye hari umuririmbyi yaravuze ngo ayiko Mana we turengeye ngo ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ababikomeye waragobotse ariko Mana we waraturengeye Haleluya Imana yarakoze nukuri yakoze byimbara wavuga imirimo yayo ntabwo yayirondora wavuga iby'urukundo rwayo kandi urukundo rwayo nirwo ruyitera kuturengera iturebeye mu ishusho ya muntu ikaturebera muri iyi habe ariko iturebera mu rukundo rwayo Imana ishimwe ariko iby'urukundo rw'Imana hari umuririmbyi wigeze kuririmba niba umuzi simbizi neza yarimbye ngo ducumu hajya ngo twabanditsi ngo niyo yadukura ngo hehe ngo agenda gutugira ntago uyizi ngo inyanja zose ngo inyonza zose yego ngo zaba nka wini utwatsi natwo ngo tukaba ayiwe ngo tukaba uducumu tw'abandi ngo bakandika ngo urukundo rw'Imana ngo abisi bose baza bakandika ariko ntibikwirwe ngo ariko Imana bose bakagira gute bakandika bose bakaza ariko ngo nibirangiye ukandikaho ibyawe ukashyiraho ibyanjye n'abandi bagashiraho ibyabo nawe uri kutureba uduteze amatwi ukandikaho ibyo nawe agashyiraho uhereye ku kuvuka kwawe kugeza uyu munsi wa none ukandika n'undi wese akaza isi yose urayibona ntabwo tuvuze igihugu kimwe cyangwa ngo tuvuge bibiri tuvuze isi yose ikaza yose ntabwo byakwirwa ngo ntabwo byakwirwa wahera mu gitondo uvuga imirimo y'Imana ntirangire n'undi akayivuga ntirangire n'undi akayivuga ntirangire Imana ishimwe yego warakoze Imana yaje icyubahiro Mana imirimo yawe Aleluya uzi ko hari igihe umuntu ajya aryama afite ibibazo afite ibigeragezo intambara zimuruhije akavuga ati wa iri joro ntabwo riri buke iri joro ntabwo riri buke ariko Imana ikazi gatanga ibitambo ijoro rigacya sibyo ijoro rigacya ubona mbese ibibazo byabaye uruhuri ahangaha barakwishyuza uburwayi buraha abana babirukanye minerivare zabuze bari bugusohore mu nzu waburaye mbese ibibazo bikaba uruhuri ntabwo biri buke ariko igitondo kigatangaza Imana ikavuga ngo nkuremeye ishimwe kuko ijambo ry'Imana narisomye rirambwira ngo ahari kurira
twararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga yiwe Imana ishimwe Imana ihimbazwe kijya duhereza kuvuza impundu aho bari bategereje ko turi buvugirize indurura Imana ishimwe nawe udukurikiye wibuke ahantu bari bahagaze ku musozi bategereje kuri buvuza induru ariko ugasohokana alleluya ugasohokana impundu ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo tuzasohoka mu mbyino z'abanezerewe Imana ishimwe ihanganira igicuku wiringira Imana wongere wizera imbaraga z'Imana iyi Mana iravuga kandi gasohoza Imana ntabwo igivuga amasikara cica wapi ivuga ibyo ishoboye gukora naratangaye cyane iyo bavuze ati Imana ibi ni ibiki nkoze ko nakwiringiye nka kwizera umugozi ibiki umugore aransize abana barapfuye mbese ni ibiki Imana iramubwira ati yo burashaka ko nza tukaburana aturashaka ko nza tukaburana Imana iraza ati yo wamenya ahantu niba ushaka ko tuburana banza unsubize ibibazo wamenya ububiko bw'umuyaga none se wamenya imfatiro z'isaho zishinze yo batireka reka ati Mana none sibyo byo nibeki ariko yo barandika mu bice 42 aravuga ngo Uwiteka amenye yuko ushoboye byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishoboye byose kandi cyongeyo nta kibasha kurogoya umugambi wawe umugambi w'Imana ntabwo bawuvuma ntabwo bishoboka iyi Mana iraza ikitambika mbese ikintu cyose ibona cyakwitambika umugisha wawe iraza igahagarara imbere kuko yaravuze ngo mpagarara mwitangira nkamenya ibiri mwisoza rata Haleluya menye ibiri mwitangira nkamenya nibiri mwihe Imana ishimwe rero nayenje kukubwira ngo ihanganira aho hagati iherezo rya Imana irizi kandi ni byose Imana izi byose kandi ni ryiza iryo herezo izi ni ryiza Imana ishimwe niba warayiringiye ukayizera niyihe mpamvu yagutererana ntabwo bishoboka niba wariringiye Imana ntuyikoze soni nayo ntabwo izagukoze isoni ntabwo bibaho Imana ishimwe ikurikirana umukiranutsi uko bimeze kose hayiwe itanga ingabo nyinshi irarwana aho bishoboka rwose kandi kurwana kw'Imana uzi ko ushobora kuba wiyicariye gutya Imana ikarwana Imana natinye irwanisha ibibindi nimuri ariko wa mugani koko we intambara wa ariko wa mugani koko kuririmba abantu bari kwiririmba baravuga ngo uri Imana ushobora byose Imana ishimwe bakayivuga neza ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro none tugufite nitwifuzo ndi murengezi Imana ikaza ikica ibihumbi by'abadayimoni ikavuga ngo mwana wanjye ndagukijije ikakubwira ngo mwana wanjye ngo nkumeneye igikombe cy'amarozi Imana iba yarwanye wiryamiye uvuye gusenga uvuye kubwiriza uvuye kuririmba mbese uvuye mu murimo w'Imana Imana ikakubwira ati dore ibyo bari bateze mbese ndabikubuye icyo gihe Imana iba yarwanye ntabwo Imana yarwaniraga abakera gusa ahubwo n'uyu munsi iracyarwana ntabwo yarwaniriye Abisirayeli gusa ahubwo n'uyu munsi iracyarwana ntabwo yarwanye kwa Farawo gusa ahubwo n'uyu munsi iracyarwana iyakoraga kera n'uyu munsi iracyakora ongera uyigirire icyizere ongera wizere Imana ongera tusubiremo imbaraga usubizwemo imbaraga wongera usenge umuririmbyi yararirimbye ngo komeza usenge Imana mbese izasubiza amasengesho nuyibwira ibyawe byose wabyumvise ayiwa Imana ishimwe oya kukive komeza usenge Imana guma mu masengesho nagwiza kwirengagiza oya ipfukamiru yisenge yibwira ibyawe byose izasubiza amasengesho ayiwe Imana ishimwe iyi Mana ijya biva gusenga kandi ikintu cyanshimishije nuko igitegera amatwe gusenga kwabera umuririmbyi arabyandika ejo bundi indirimbo ya 62 arandika aravuga ngo ayiwe Imana ishimwe ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana we uhimbazwe aravuga ngo ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa na bya bindi akora azafashwa no gusenga Imana ishimwe gusenga kujya gutambuka inyenyeri gugatambuka mbese kukagerayo none umva ikintu cyantangaje ngo kukagera ku rugi ngo
gakomanga ikibombe ngo umva ikintu uko gusenga kuba gushaka ngo gushaka kureba Imana ariko Mana Imana ndashima Imana ko yemereye amasengesho yabera akatambuka akagerayo yagize igasubiza gusenga kwacu Imana ishimwe ihangana yo wasenze ntabwo yapfuye ubusa ubwo Imana irayabika ifite stock y'amasengesho uzikwana ndyo ugera mu ntege nkeya ukumva gusenga biranze ukumva nta nubwo kibibashije ukumva ibihe byagiye ariko Imana igakora muri yandi wasenze ikakugirira neza Imana igakora muri yandi wibikiye ikakurengera ikavuga ngo mwana wanjye ndagutabaye kandi ubona byanze no kubumbura umuntu utakibibasha intege zabuze wacitse intege ariko amasengesho twatsenze ajya turengera imbere gato nawe ihangana hari ayo wasenze ni yagiye kukurengera imbere gato ihangane ayo wasenze ni yagiye kugutambutsa abandi batari butambuke mu minsi iri imbere hayiwe sinzi niba ubyumvise nabyumvisha reka nkubwire twabanjije indirimbo ivuga ngo ibihanganira igicuku ngo bategereze igitondo nabyumvishe buriya umva akantu wari uzi neza ko umuntu avuka batabishaka ni ukuvuga ngo igihe cyose umubyeyi wawe baramutega bakavuga ati nubwo atwisiriye nda ntago azigera yibyara ntago azayibyara yego ariko kubw'umugambi w'Imana ndetse n'ikimana yavuze ukabyaramo umwana witwa Nzaramye Imana cyangwa se witwa Pierre cyangwa se witwa Dorothée nkuko yavutse akaba ariho yego uwo Dorothée akavuka ari uruhinja ariko bakavuga ati nubwo yamubyaye ntago azamwonsa agomba kuzapfa yego ariko bakakonsa ndetse ukanacuka wabyumvishe neza noneho nyuma yo gucuka bagacura imigambi bakavuga ati nubwo acutse ariko ntago azigera yiga nkuko abandi bana bigeze yiga wabyumvishe iyo ni imigambi icurwa n'abarozi igacurwa n'abarangi igacurwa n'abacuraguzi ndetse n'abantu batanga ibitambo ndetse n'abadayimoni bagacura iyo migambi bakayicura kandi bakuzuza plan neza wabyumvishe ubanza unyume neza ubwo hari imigambi yacuzwe kwandi kwa Dorothée cyangwa se kwa Pierre cyangwa se no kwa na hariya hose nawe ubwawe turimo kubwira noneho Imana ishimwe Dorothée bakabona aracitse akitse umugozi agiye ku ishuri mbabarire kuba ndi gukoresha izina Dorothée wabyumvishe nta satani yego twabonye imirimo y'Imana itambuka ndetse n'intoki z'Imana Imana ikora yego noneho Dorothée agacika umugozi akajya ku ishuri bakavuga turiya munyagwa yaduciye muri humye byagenze gute konzi kuburozi bwacu butajya bugira gute butaraza konzi kuburozi bwacu uburozi bwacu bukubita nk'inkuba yego ariko hari ijambo nyiri ijambo yavuze kuri Dorothée hari ijambo Imana yamwatuyeho ndetse yamwanditse akiri ku rusoro mu nda ya nyina Imana ishimwe noneho bakabona yacitse umunyururu yagiye ku ishuri bakavuga ati nubwo yagiye ku ishuri ariko ntago azigera abona diplome bakabisinya bakavuga ati wowe humura twebwe uburozi bwacu twabukuye Tanzania twebwe uburozi bwacu twabukuye muri Kenya twebwe uburozi bwacu ntabwo twabukuye mu Rwanda uburozi bwacu twabukuye hirya ngiyo twarabutegeye icyo nzi cyo riho ntabwo Dorothée azaducika cya ntibibaho diplome ntago azayibona bikarangira Dorothée yabonye diplome yego nshuti yanjye bikarangira wabonye diplome wari uzi neza bari bazi neza ko diplome utazayibona barangiza rimwe na rimwe dore ko barimo no gucenguza ku ma WhatsApp bakajya kubona bakabona wagize gute wambaye diguri yewe ntago nize ariko mumfashe hari bikanzu bajya bambara nabyumve ibyo graduation bagatavuga ati byagenze gute ko tuzi neza ko twebwe igikorwa twagikoze agataho ngaho hagahita habamo imanza
y'imyivumbagatanyo, ariko ntibamenye neza yuko mu ijuru hari Imana yanditse yavivuye yuko Dorota azubaka, yuko Dorota azashaka, yuko Dorota azaba muri Amerika, yuko Dorota azafashaje, ariko bo ntibabimenye. Reka noneho tubabwire abantu bakuroze bakakuroga gutyo bazi neza yuko uzapfa ntacyo uzimarira. Twa turajya tugutangarize ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe uracyakomeje. Ijambo ry'Imana yavuze ku buzima bwawe ririmo kureba mu bihugu byose. Banza wumve neza ko Imana turimo tuvuga, Imana twabonye ni Imana irebera hose icyarimwe. Uwacu yaravuze araririmba aravuga ngo uyayama twashira yego tubereye maso, Imana itubereye maso. None rero ndagira nkubwire ngo mwene data, mushiki wanjye, ikibazo wari urimo ucamo uyu munsi wa none, Imana ntago yitaye uko kiremereye, nta nubwo yitaye ibiro byacyo, ntago ibyitayeho. Icya mbere nuko ari Imana. Umuririmbyi araririmba ngo urumugira neza Yesu naguhinduka, harabatakuza ariko twe turakuzi, harabatakubona ariko twe turakubona, harabatakumva ariko twe turakumva, urumugira neza mwami ntujya uhinduka, harabatakuza ariko twe turakuzi, harabatakubona ariko twe turakubona, harabatakumva ariko twe turakumva. Haleluya. Imana ishimwe. Rero Imana ni umugira neza. Banza ubyumve neza ikintu twadushatse kuvuga. Hariho abantu batayumva ariko twebwe turayumva. Nawe ubwawe urayumva. Iyo ugenda mu muhanda urayumva. Wabyumvishe? Iyi Imana iri muri wowe urayumva. Nubwo wawe uri kugisasira urwaye, iyi Imana iri muri wowe urayumva. Wabyumvise? Iyo uri mu modoka ugenda urayumva. Iyo uryamye iwawe urayumva. Imirimo n'ibitangaza Imana yakoze bikwereka neza ko Imana uyumva. Aho Imana igeze zikora bikwereka neza ko Imana uyumva. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko Mana, Imana ishimwe. Imana irumva. Ngo yumva uvuze gake, ngo nuvuze cyane kamwumva. Nuvuze cyane. Hari umuririmbyi wabiririmba. Imana ishimwe. Bivuze ngo nubwo waba ugeze kukuka kanyuma mbese ubona bigeze finale, yibwire irumva kandi gutegeye amatwi. Imana ihabwe cyubahiro. Yumva uvuze gakeya nuwongorera mbese uwongorera hahandi hanyuma mbese kuri wa mwuka wanyuma iramwumva, kandi nuvuze uranguruye nawe iramwumva. Wowe yibwire, yibumburira akanwa uyibwire. Hari wavuga ngo ibyangira bizi mu mutima izabikora ntanabivuze. Reka nkwibutse Bibiliya yaravuze ngo noneho Barutimayo yicaye aho ngaho ngo yumva ko Yesu ahanyuze, ngarataka cyane ngo Yesu mwene Dawidi, ngo Yesu mwene Dawidi, arataka atitaye ko urabona ko Yesu yarakikijwe mbese n'abantu benshi, kandi mu bantu benshi baba bari kuvuga amajwi nyine yazamutse yagiye hejuru, ariko ibyo ngibyo ntiyabyitayeho. Yaratatse aravuga ngo Yesu mwene Dawidi, ntabara, nyiza. Kandi ndakubwiza ukuri, Yesu yahavuye amuhumuye. Bivuze iki? Nawe bumbura akanwa ubwira Imana. Gusenga barabikora. Bumbura akanwa ubwira Imana. Gusenga mbese gusenga ubumbura umunwa ukaganira n'Imana. Kandi buriya urugero niyo uganira n'umuntu, umuntu agutega amatwi. Imana yaturemye, none icyongeye katurema mu ishusho yayo idukunze. Nayo yareka kutwumva. Ariko uzi ko dusa n'Imana. Twebwe dusa n'Imana. Imana ishimwe. Dusa n'Imana. Rero hari indirimbo imwe ivuga ngo mbese ntiwipinge, ntiwisuzugure ukuri kose. Imana yakuremye mu shusho yayo, urasa n'Imana.
uyu munsi ushobora kwirebera mu ishusho mbese uvuga ati se nanjye ndasa n'Imana. Urasa n'Imana kuko yakuremye mu ishusho yayo kandi yakuremye yabitekerejeho. Yaricaye irabipanga ngo ikoranye inama mu ijoro iravuga ngo tureme umuntu ase natwe kandi uwo muntu barimo barema ni wowe. Ni wowe. Amina. Ni wowe usa n'Imana. Amina. Yego. Yego. Rero iyi Mana yibwire nibyo twarimo tuvuga. Nicyo twavugagaho tukavuga ngo yibwire irakumva igutegeye amatwi. Yihamagare igutegeye amatwi. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye mu Befeso ibice 3:20 haranditse ngo ibasha gukora ibiruta cyane. Ibirenza hayiwe ibiruta ibyo twibwira. Yego. Nibyo dutekereza. Nuko imbaraga zayo zidukoreramo ziri. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Rero iyi Mana ni nyembara. Mbega umunsi mwiza we. Dushobora kuba dutekereza ngo wenda nkumva nk'ibintu biremereye nkavuga ibi bintu nabyo nabisaba Imana yabima. Yibisabe. Imana ishimwe kuko ibasha gukora ibiruta cyane. Ibiruta kure ibyo uri gutekereza. Ibyo utekereza ni dutoya cyane. Ni dutoya nibigutera ubwoba kuba wabisaba Imana. Bigisabe uyibibwire ngo Uwiteka urabize ndi umwana wawe nguciriye bugufi ndi imbere yawe ntacyo ndico. Wowe Uwiteka wowe ushoboye byose. Wowe ujya wimura imisozi itabimenye. Ndengera ngirira neza. Upfa kuba wicishe bugufi imbere y'Imana. Ukiyambura icyubahiro cyawe. Yego. Ahubwo ugaharira Imana icyubahiro. Yego. Imana ishimwe. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Mana ntabari twebwe. Yego. Ntabari twebwe. Iryo jambo ryarimo icyubahiro cyinshi cy'Imana. Yego. Ahubwo izina ryawe riba riryo, izina ryawe rikirwe hejuru. Burya icyambere nuhereza Imana icyubahiro. Ukaramya Imana mbese ukayiha icyubahiro. Ibindi byose izabikora kuko byose ni imirimo y'Imana. Ntabwo ushoboye kwitabara ariko Imana irabishoboye. Ntabwo ushoboye kwirengera ariko Imana Imana irabibashije. Wowe tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Wowe tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Watumbiriye imiryango ntiyagira iki kumarira. Utumbira abavandimwe ntibagira icyo bakumarira. Inshuti zirakureka. Ariko tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Umuririmbyi yararirimbye ngo we ntabwo ahemuka ngo kandi ngo ntabwo akoze isoni. Imana ishimwe. Ayi upfa kumwiringira gusa ukamwizera. Ntiwizera ndi maboko yariyo yose. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi ibyo wari wiringiye uhanze amaso bitari Uwiteka ubishyire hasi. Urambike hasi agapira aho kubwira Uwiteka ngo Uwiteka niwe wenyine nizeye ko. Niwe wenyine nizeye kora. Ese uzabwira Imana ngo kora wiringiye amaboko y'abapfumu. Reka nge kwa runaka wenda andeberemo amena imiti nisiga niyo nyengereraho nta wamenya. Ariko nindangize ejo nzajye gusenga nabyo ndebe ko Imana yakora. Ntabwo bishoboka. Ntabwo izakureka wizengurukeho imyaka ibimyaka kugeza umenye icyubahiro cy'Imana. Uzurambarare hasi ibwire ngo niwe wenyine mpanza amaso. Urebe ko Imana itakurengera. Urebe ko Imana itakugirira neza. Iyi Mana ikora ibintu ibona izabonamo icyubahiro. Ibintu ibona izakuramo ishimwe. Nibyo byonyine ikora. Ibindi izabona izakora ugatangira gukeka ati ahari ubwo nkize banza ari wa muti nisize ejo bundi wa mupfumu yamaye ishobora kubunkijije. Icyo gihe Imana ibibiretse ikareka mbese ikakureka ukabanza ugatuza neza muri wo kumva kutuje. Warangiza ubonye ko Imana ariyo izahabwa ishimwe ikazi gakora ikazi gatabara ikazi kakurengera. Rero nawe niba hari icyo wishingikirijeho cyane shyira hasi. Rambika hasi ubwira Uwiteka ngo niwe mpanza amaso. Ubwira Uwiteka ngo niwe niringiye. Ubwira Uwiteka ngo niwe nizeye. Imana ishimwe kuko tumaze kumenya neza ko uwamwiringiye ntabwo amuhemukira kandi ntabwo amukoze isoni. Imana ishimwe. Rero bivuze iki? Izera Imana. Iyi Imana irakora. Iyi Imana irakora. Umuririmbyi yararirimbye ngo ni iby'agaciro kugira Yesu. Haravuga ngo ni iby'agaciro kumumenya kuko mu rugo rwe nahasanze
ibyo ntabonye ahandi. Kandi Dawidi arangije arandika ngo Uwiteka Imana ishimwe ngo kuba mu nzu yawe bindutira kuba mu nzu z'abakomeye. Imana ishimwe ngo kandi kuba imbere yawe umunsi umwe byonyine bindutira ayiwe. Imana ihimbazwe ngo kuba mu mazu y'abakomeye ibihe n'ibihe ibihumbi. Yesu we ibyo ntacyo wenda yaranahabaye ntacyo byamumariye, ariko yabonye ko ku birenge by'Uwiteka yatabandirwa, ariho yatabariwe. Umuririmbyi arangije arabiririmba aravuga ngo ku birenge byawe niho natabariwe. Aravuga ngo amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Hari nawe waba ufite amarira uyu munsi, ariko ongera wibuke Uwiteka umugirira icyizere, umubwira ngo Mana ndakwizeye nkuko wagiriraga kera abasogokuruza ukabagirira neza bagusega ukabumva, nanjye uyu munsi unyumve. Kuko ya Mana yakoraga kera n'uyu munsi iracyakora, kandi ya Mana yavugaga kera n'uyu munsi iracyavuga. Rero ongera uyigirira icyizere, wumva ukomeye muri wowe, wumva ushikamiye. Haleluya. Imana ihimbazwe, Imana ihabwa icubahiro. Rero ni inyembaraga, nta kinanira kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo, kandi icyo yagambiriye humura kuri we kizasora. Nshuti yanjye tuza umutima, mbese wongere ugire ihumure wumva ukomeye. Imiraba n'imiyaga byaraje biragusiga, none niki kiguteye ubwoba? Akagambane karaje karagusiga, none niki kiguhangayikishije uyu munsi? Niba rya joro ryarakeye utekereza ko iryo munsi ritacya? Naryo riracyaho. Ongera utuze ukomere ugirira Imana icyizere. Imana ni inyembaraga, twabonye imirimo yayo, twabonye gukora kwayo. Yatanze umwana wayo w'ikinege yari ifite wenyine, kavuga ngo ujya mu isi ucungura abantu. Mbese nta kindi yatwima, kuko yafashe byose, yafashe imigisha mbese twari dukeneye twebwe twifuzaga, iyibumbira muri Kristo Yesu, irangije iramutwoherereza, irangije iramuduha. Bivuze iki? Bivuze ngo umwakire, byose biri muri we, umwizere, byose biri muri Kristo, byose uzabiboneramo. Wowe emera Yesu, umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ibindi byose arabifite. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihimbazwe. Amen. Ndumva ngewe nafashijwe buriya n'uwashaka yariki, ariko gusa cyonzi cyo ni kimwe, dusezeranyije abantu ko tuzagaruka. Uzagaruka Dorote cyahari umurambeye. Nzagaruka. Uri murambeye? Nagize ngo uri murambeye. Ariko tutari twasoza, sinzi niba hari message bari wageneye abantu urabaha, cyangwa se wenda ufite ushobora kubaha, cyangwa se niba nta nayo umbwire ngo ntayo, cyangwa se niba hari wumva urabagenera Imana yaguhaye, uvuge niba ihari, ariko niba itanahari uvuga ati ntayihari, asiga undi dusenye Imana dusoze. Message iri mu ijambo ry'Imana, Gutegeka kwa 2, ni igitabo cya 5 cya Mose, ibice 32 umurongo wa 7. Eka naho tuhasome twumva uko wavuze. Hari igihe usanga abantu badafite Bibiliya, ariko reka turi basomere wumve uko havuze, hanyuma ibindi gahunda ni Uwiteka. Imana ishimwe. Haranditswe ngo ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi byabaso gokuruza banyu. Baza so arabikumenyesha, baza abakuru bo muri mwe barabikubwira. Imana ishimwe. Message ivuze iki? Iyo message iri mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ry'imbaraga, iri jambo ryabayo twebwe tutarabaho, ariko message irimo iravuze ngo ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi. Imana ishimwe. Iburya uziko iyo wibutse ibihe bya kera bituma umenya uko witwara uyu munsi. Umwe yaratubwiye ngo ibuka kuguhamagarwa kwawe, ibuka ukuntu byatangiye, numara kubyibuka ibyo ngibyo ubona bikuyobeye birisobanura. We banza wibuke iby'ibihe bya kera, kandi ngo ubaze abakuru. Burya muri uru rugendo nasanze nta muntu nta muhanga wabyo, ariko baza abantu bagukuriye muri ibyo bintu uhagazemo, babaze bati se bigenda biti.
ese bikorwa biti ese nitware gute uziko niyo waba ubimazemo imyaka 80 wenda urugero hariho hejuru yaba abamaze 100 icara ubaganirize ubabaze ati se bimeze bite mbigenze gute mbikore gute burya hari umuntu umwe wigize kutubwira aratubwira ati uko wabungana kose gira umuntu wita coach umwigisha wawe umuntu ibintu bizakuyobera ukagenda ukamubaza ngo mbese ibintu mbikore gute kuko uzasanga nawe numubaza hejuru yafite coach nawe yego afite umuntu umukocinga afite umuntu umwigisha uziko ari byo we uziko mbese ukibwira ati nanjye burya sogokuru njya mbaza nawe afite uwabaza baza abakuru niko Bibiliya ivuze biranditse muri Bibiliya ntabwo ari ibintu ntekereje ariko baza abakuru mu byurimo uyu munsi utitaye ku myaka urimo baza bagutanze muri iyo nzira baza bagutanze aho hantu uhagaze baza bagutanze muri icyo kibuga uri gukiniramo ubabaze ngo mbese bigenda bite umenye uko witwara mbese ibuka iminsi yawe ya kera kuko na Dawidi yaravuze ngo mana ngo nsubije amaso inyuma nkibuka ibihe bya kera nkibuka iminsi ya kera nkuramburiye amaboko Imana ishimwe rero iyo wibutse iminsi ya kera hari ibyiringiro wongera kugira kandi hari izindi imbaraga wongera kugira nanje kukubwira ngo ibuka iminsi ya kera kandi ujye ubaza abakuru Imana ishimwe Imana ibaha umugisha amen Imana y'amahoro ibaha umugisha Imana y'amahoro ibaha umugisha reka nari nane yankubwire ngo nandi kumwe na Dorote nandi kumwe na Dorote yego twa turimo tuvuga iby'imbaraga z'Imana yego tukubwira ngo itegereza igitondo inkoko yabika itabika nishaka bike cyangwa sitabika ibyo ubundi bajyaga banga inkoko itabitse ngo ntago ngo buri buke ariko none ibyo ntago ibyo tubyitayeho twebwe inkoko yabika cyangwa itabika amaherezo uko byagenda kose uracya niko biri rero ushobora kuba hari ijoro warurimo ryakubanye ijoro pe ry'umwijima ariko riracya ahangaha hari kuri Zaburi nkunda ni Zaburi yawe umbwira ubutumwa bwiza ni Zaburi yundi ni Zaburi ya Dorote ni Zaburi yundi muvandimwe bese ni Zaburi ya buri wese udukurikira umunsi ku munsi kuko hangaha no dutambukiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahembuke icyo twasezeranye n'Imana ni kimwe ni ugukorera Imana tukagenda mu nzira zayo neza nkuko biri ubwo rero dufashe rero gusharinga ubutumwa bwiza bugiye butambuka buhereza abagenzi bawe busangiza inshuti zawe zigiye zitandukanye kandi cyane ujye ukandaho like gutya ukoreho kuri kariya ko ku ruhande kuko iyo ukanzeho ku ruhande biba bigaragaza ko ikintu wagikunze rero ushobora kutagikunda cyo ushobora kugikunda ariko ntukandeho bo niba bibone ko wakanzeho ariko ntacyo Imana iba yarangije kubona yuko wumvishe ijambo ry'Imana wumvishe n'ubutumwa ndetse no hasi ujye wandika comment inkunga yawe ibikenewe andika comment tubwire cyangwa se ibitekerezo uko byumva nuko twahindura nuko ibyo twahindura mwivuga butumwe yacu byose turabyemera ndetse ukanino naho ngaho kuri subscribe kugira ngo ubutaha ko dusoye ubutumwa bwiza buzajye busohoka uhita ububona ukurikirene abakozi b'Imana bagiye batandukanye bacaho ngira ngo ejo bundi tuzabazanira Rutayisire nawe atambutseho ngira ngo ubushize yaratambutse iramaje gutambukaho kabiri hano Rutayisire ariko turashaka kongera kumubwira akongera akazana bagatanga ubutumwa Imana y'amahoro rero baho umugisha tuzatuzana abakozi b'Imana bagiye batandukanye kandi bazi by'Imana kuko uri kumva nk'ubu Dorote yanejeje ariko yanejeje pe yanejeje reka mbabwire gusa ikintu cyo reka musabe turimo gusoza kugira ngo asenge ariko mbere yuko asenga abe yatanga nimero ziwe kuko nyewe nimero zanjye murasanzwe muzizi niyo washaka kuzireba wazibona aho ngaho ariko Dorote yatanga nimero kuko buriya abantu basenga Imana abantu b'Imana igihe cyose kirakashobora kugikora kiraka ariko nyine cyo gusenga ushobora kuba ufite ikibazo Dorote ahagusengera kandi ibintu bikagenda neza nuko biri kuko icyambere Imana ikorera muri we kandi tuye muri we
kuko nawe ibyo yavuze byose ngira ngo wabyumvishe ko Imana iri muri we. Uyu ni ubuhamya bwigendera, Imana arayizi ndetse n'Imana arayibonye, arayizi cyane. Reka tuguhe umwanya utange nimero zawe noneho usoza usenga Imana yamuhere guhumugisha. Nimero ni 078 21 69 687. Yego. Subiramo Dorote. Reka nyisubiremo ni 078 21 69 687. Yego. Iyo nomero iba no kuri WhatsApp ariko. Yego, iba kuri WhatsApp. Okay. Bashatse banakwandikira. Banyandikira nta kibazo. Okay. Yego. Sawa. Gatuguha mwanya kugira ngo usenge Imana dusoze mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu, uri data wa twese mwiza, uri umunyembaraga. Turagushimiye ko uko wahozeho kera n'uyu munsi ari kukiri, kandi aleluya, uko wabanaga n'abakera nuko uyu munsi ni kubana natwe. Imana ishimwe. Uko warwaniriye abakera n'uyu munsi uracyaturwanirira. Imana ishimwe. Uri Imana yabaye mu itangiriro ukaba no mu iherezo. Imana ishimwe. Aleluya. Imana ihabwe icubahiro. Rero turagushimiye kuri ndiho kandi uzahoraho uri Uwiteka. Tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Wagumanye natwe. Imana ishimwe. Hanyuma urakoze kuri Uwiteka. Nsengeye abarwayi mu izina rya Yesu. Mana nubakize, reka cya kiganza cyatobowe kimwe kijya cyomora imitima ishenguwe. Ngeka icyo ngicyo gikoze ku barwayi bahere ko bakire. Abafite ibibazo bitandukanye, abafite amadeni ubishyurire, abafite intambara zitari zimwe bari kurwana ubarwanirire mu izina rya Yesu. Urakoze komeza gukora iby'imbaraga kandi urema amashimwe mu mitima y'abakumva n'abagutegereje bose mu izina rya Yesu Kristo.